Yesu n'umugabo nanjye ndabwemera, uyu mwanya n'umugabo nanjye ndabwemera, Yesu wacu n'umugabo nanjye ndabwemera, Yesu n'umugabo nanjye ndabwemera. Happy birthday to you. Hanyuma ndashimira mukuru wanjye ni imfura nkaba bucura, murabona ko nanjye maze gukura. Ni kuri Noheli, mumbaye Noheli nziza, ndayibifurije kabiri gatatu, ni ukuri rwose. Ngaho tamba we nimwigireyo n'abandi babibereke. Warinze doro urinda sifa, kurinda mana we, kurinda mana we, kurinda mana we. Yesu n'umugabo nanjye ndabwemera, uyu mwanya n'umugabo nanjye ndabwemera, Yesu wacu n'umugabo nanjye ndabwemera, Yesu n'umugabo nanjye ndabwemera, n'umugabo nanjye ndamwemera, Yesu wacu n'umugabo nanjye ndamwemera, n'umugabo nanjye ndabwemera, Yesu n'umugabo nanjye ndamwemera, mumuririmbe n'umugabo nanjye ndamwemera, araturinze n'umugabo Yesu ndamwemera, Yesu n'umugabo nanjye ndamwemera, umugabo nanjye ndamwemera, Yesu wacu n'umugabo nanjye ndamwemera, Yesu wacu n'umugabo nanjye ndamwemera, uyu mwanya n'umugabo nanjye ndamwemera, umugabo nanjye ndamwemera, umugabo nanjye ndamwemera, n'umugabo nanjye ndamwemera, Yesu n'umugabo nanjye ndamwemera, uyu mwanya n'umugabo nanjye ndamwemera. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Turi hano mu rugo rwa mukecuru iwacu ku ivuko, twumvise twarira Noheli wacu tugasangira na mukecuru n'umuryango na shangazi wacu, turashima Imana. Uyu ni mukuru wanjye nkurikira, ntabwo yapfuye ariho, iyo umuntu yabyaye ntabwo aba yarapfuye, ariho. Rero umugore wacu ariho, abana bariho, murambura ibiganza musuhuze. Haleluya. Nanone rero hakurikiyeho tubakire, akiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wanjye namwe muze hano, umuryango wanjye muze. Bebe
hagarara hano mbere. Murambona ubuheta ukurikira uko bahagaze niko bakurikirana umuherereze n'uyu. Murabona tutaberewe, turi gushima Imana muri iyi Noheri, turi bazima. Imana yacu nihabwa icyubahiro, mu Imana icyubahiro musuhuza umuryango. Icyubahiro ni cyawe Mana we, amen. Imana ishimwe, ngo mutwakire. Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umushiki wanjye ubwo niwe unkurikira, yitwa NYIRAPASIKA Vestina. Muramu wanjye yitwa Sebasore Jean Damascene, ari kumwe n'abana. Imfura ye Patrick, hakurikiraho Baraka, Mugisha na Fiona nk'umuhererezi. Rero muramu wanjye na mushiki wanjye musuhuze mutere haleluya. 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 Tunejejwe n'Imana gusangira Noheri, tumeze neza, turasobanutse n'ukuri. Dufite Yesu, nta kibazo dufite kuko Yesu ni igisubizo cy'ibibazo byose. Imana ibahe umugisha. Rero by'umwihariko kameramani uraho nubwo urifotora subwo are Jean Pierre sawa turahakubereye kandi akazi keza turi kumwe. Rero reka mukecuru abanza haguruke noneho. Mukecuru haguruka utere haleluya. Haguruka utere haleluya. Haleluya. Ndashima Imana. Yarakubwiye ko uzafata kuri mikoro. Ndashima Imana yateranyije urubyaro rwanje hano, ariko muyinshimire cyane, mukome n'amashi, mutere n'impundu. Imana yabagajeje ahangaha n'ubundi izahoze ibakomeza, kandi mugire umugisha, kandi muhuze inama nk'uko mwayihujije. Imana ibahe umugisha rwose. None kuri Noheri ntacyo uravuga, utwifurije Noheri. Ni kuri Noheri, mumbaye Noheri nziza. Twifurije se noneho. Natwe urayitwifurije. Ndayibifurije kabiri gatatu. Ni ukuri rwose. Imana izakube kabiri. Bateranye se. Kuri bateranye ni nk'akaye karirimbo bakuririmbira. Akaririmbo wumva ukunda bakuririmbira. Nakaye ko baje kukwifuriza Noheri nziza. Ako barashaka sindakanga. Burya ni Imana yabambaye. Harako weho waba wiyumvamo. Harako weho waba wiyumvamo ukavuga uti reka tumuturi mu ndirimbira akaririmbo. Uri umukirisitu, uri umudiyakoni, ugomba kutubwira uti hari akaririmbo nifuza. Ari ubugwayi ntakona none se nkwibutse bankugiriyeho mugisha sibyo. Mbere yuko tumwakira mumanze muririmbira iyo ndirimbo. Sifa hita uyobora. Ineza yawe ni ibihe byose, moranangazwa n'imbabazi zawe, nanjye nzibera mu kubaho kwawe. Mana uriho kandi uzahoraho, ineza yawe ni ibihe byose, moranangazwa n'imbabazi zawe, nanjye nzibera mu kubaho kwawe. Unezeza imitima, hanagura amarira. Unezeza imitima, hanagura amarira. Unezeza imitima, hanagura
imitima yacu unezeza imitima hanagura amarira imitima yacu unezeza imitima hanagura amarira imitima yacu unezeza imitima hanagura amarira unezeza imitima hanagura amarira niba nkugiriyeho umugisha hari ijambo nifuza kukubwira niyo umugisha hari ijambo nifuza kukubwira rinkora ku mutima wanjye mana icyama nkabona icyo ngusaba niba nkugiriyeho umugisha hari ijambo nifuza kukubwira rinkora ku mutima wanjye mana icyama nkabona icyo ngusaba kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri njye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri njye ariko hari icyo ngusaba uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri njye kubaho neza n'ibindi kuri njye ariko hari icyo ngusaba mwamiwe uzandindira ubugingo kugeza kugira ifeza n'izahabu kubaho neza nabyo ni byiza kuri njye ariko hari icyo ngusaba mwamiwe uzandindira ubugingo kugeza kugira ifeza n'izahabu kubaho neza ibyo ni byiza kuri njye ariko mwamiwe uzandindira manawe kugeza nukuri kugira ifeza n'izahabu kubaho neza nabyo ni byiza kuri njye mwamiwe hari icyo mwamiwe uzandindira nukuri kugeza kugira ifeza n'izahabu kubaho neza nabyo ni byiza kuri njye ariko hari icyo ngusaba mwamiwe ndindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye iminsi nsamara mu isi ntabwo nyizi sinayimenya igihe uzazira ntacyo nzi ariko icyo ngusabira ni kimwe uzarinda ubugingo bwanjye kugeza ku iherezo ryanjye iminsi nsamara mu isi ntabwo nyizi kandi
ubugingo bwanjye kugeza kerezo ryanjye. Kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri njye, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri njye, ariko hari icyo ngusaba, uzandindira ubugingo kugeza iherezo ryanjye. Uzandindira ubugingo kugeza iherezo ryanjye. Uzandindira ubugingo kugeza iherezo ryanjye. haguruka wona mbere. Happy birthday to us, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mwiza yibutseho umunsi mwiza w'ibukuru nziza. Rero uyu ni umunsi umuhererezi wacu, kuko kwirangamuntu bashyiragaho ukwezi kwa mbere itariki ya mbere. Urabona ko ubwo Bera na nyirakwero no kuriya gato handitseho ngo Bera andi kaka. Urumva ni Bera na kaka rero. Urabona ko bose bagize, ariko bari kumwe n'umweskote wabo Fiona. Mwongere muhe Imana amashyi. Hanyuma rero uyu mukozi wabo mu gikoni yabaduhera icyuma bakadukatira uriya mutima. Urabona ko bafite n'amashanyarazi ari kwaka nka gaze, shokora gaze zisigaye ziratwikana. Hanyuma ego mwongere mu baririmbire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ukamanuka agafata indege zitandukanye akajya mu bihugu bitandukanye. Ntabwo twajyanaga nawe uretse Imana yabanaga nawe. Ubwo rero tutayishimye muri uyu mwaka ihita murinda, uyu mwaka tuba tushoje turi mu marira. Ariko Imana yabanye natwe, ibana n'umutware we, ibana n'abana natwe, kandi nuko natwe indege twazigenzemo, imodoka twazigenzemo. Nutaragiye mu modoka n'indege yagiye kuri moto, n'uwo ari kugenda n'amaguru yari gukora impanuka agapfa. Turashima Imana ko yabanye natwe. Nubwo uburwayi butabuze, nubwo na mukecuru n'ubu twaje kumukorera umunsi mukuru dusangira nawe Noheli, ariko nawe urabona ko ibigiripe byari bimereye nabi, nako ibigiripe byatugezeho. Ariko turashima Imana ko obustakile zose shitani yateze Imana yaziteguye. Imitego yose shitani yasize mu nzira Imana yayikuyeho. Buriya bakagombye no wenda bafungura n'agafanta no kurya, ariko twari tugiye kubanza gutanga amakado, sibyo, kugira ngo tubyihutishirize rimwe dusoreze rimwe, sibyo. Noneho rero reka Bera na mukecuru bahaguruke. Abantu benshi bajya banambwira ngo turasa nyiri umwana, muri kora tudasa. Rero
ikintu nashimira Imana nuko yamuturindiye kandi kabigikomeje kumurinda. Ubu nanje mpagaze aha ngaha nzanye impano. Abwira uko witwa n'uriwe. Nitwa Irakoze Suite, nkaba ndi umwana wa Pasiteri SEMAJERI, nkaba ariko mu mpano nazanye nayo nibagiye akaka we nzayikuzanira. Kaka urabizi ndagukunda cyane, ninjye wanakubanishije urabizi, rero nicyo giye kugira nanjye ngushimire. Naje gutekereza kuri kaka wacu, nekereza ijambo rikomeye nsanga mbere y'umuntu habanje umuntu. Mbere yuko twebwe uyu muryango tubaho, uyu muntu yabayeho tubona kubaho, numva mbihaye agaciro gakomeye. Aha nicaye kwa mabukwe. Abenshi baranzi kuko naje kwigaragaza hano ndi gushaka umugeni. Urabona umusaruro wavuyemo, byari biturutse kuri mabukwe. Rero igihe imyaka maze, burya umuntu yarakwiye gushimwa akiriho, kugira ngo wena nazava mu mubiri azamenye ko twamushimiye. Rero mboneyeho kugira ngo mushimire kuko yambyariye umugeni mwiza kandi namwe murabibona. Ngongera ngashimira muramu wanje ariwe Papa Dore, ni SEMAJERI muramuzi. Yambereye data ambera mama. Nahura kuko muri iyi si wabura guhura n'utubazo, ariko ndamushimira kuko yambaye bugufi, ndamushimira mu muryango. Rero ndagira ngo icyo namuhereza uyu mukecuru, namugurira ihene ikaje imufasha ngo mwakira cyumweru twazayihereza umuntu akayizana, nangwa natwe tukayizana, ariko mwemereye ihene kandi ndamushimiye n'ukuri. Yarakoze babimenye ko mushimiye. Imana ibahereze umugisha. Haleluya. Turishimye, dushimye Imana, ni byiza. Uyu ni umunsi mwiza w'umunezero. Nshimye Imana cyane ko tugize umugisha wo gukorera mukecuru anniversaire. Turi hano tutari mu kiriyo, turi hano ibyo turi kuvuga ari kubyumva. Mukecuru rero turagukunda kandi warakoze kwitanga, wadusigaranye turi batoya, dore twavuyemo abantu bakomeye. Wafatanije n'Imana, wihanganiye byinshi, wakagombye kuduta, ariko uraturera tugeze ubwo natwe tuvamwe abandi bantu. Imana ishimwe. Amen. Ndashimira umuryango wa Papa Dore, turi bake ariko beza, tujya twubakana tukuzuzanya. Mu by'ukuri ndabashimiye cyane, muri abavandimwe beza. Ndashimira Imana yampaye abavandimwe bameze nk'amwe. Ntabwo nicuza kuba naravutse mu muryango, ahubwo iteka mpora mvuga ngo abandi baje batureberaho, dukora ibikorwa by'intashikirwa kandi bigenda bigaragara. Hanyuma rero mukecuru tumuhaye ihene, ariko Bera twamuteguriye ikanzu. Ntago turafunika ngo bigire, ni ikanzu nziza y'insirimu. Ntabwo abantu bose bangana nanjye bafite banyine. Rero kandi nta nubwo bari banze kubagira. Ni Imana itanga. Ndayishimiye ko ikiturindiye mukecuru, natwe ikaturinda. Nanone ndashima Imana ku bw'agakobwa kanjye
Kadera mama we yari ari mu bitaro, yagiye muri sale dope ndi mu kizamini, bakambwira ntashobora kuva aho ndi ngo nze kureba uko ameze. Ngira Yesu ngo Yesu jya kumpagaranira n'umudamu kandi umpa impano nzima. Yesu arabinkorera, madamu hava ari muzima, n'akana kanjye murabona ko ari keza. Buriya kitwa Miss wa Papa, ni Miss wa Papa, ni Miss wa Papa. Rero nanone kakamaze kunanirwa nta kibazo. Rero nkanashimira mushiki wanjye na muramu wanjye by'umwihariko. Mushiki wanjye intera cyangwa se ubuzima bwiza abayeho nuko afite umugabo mwiza. Hari abagabo benshi babera abagore babibihanda n'iterambere ry'urugo rikaburizwamo, ariko ndashima muramu wanjye nta marangamutima yandarimo kuri umugabo mwiza. Mushiki wanjye pe wamubereye umugabo mwiza kandi Imana izakomeza gushigikira. Ndashima mushiki wanjye nawe kubwuko ari amaboko y'umuryango, ntabwo yihugira ahubwe ngo yirebeho ubwe, nawe abakeneye byinshi byo kwikorera, ariko ntajya akura amaso ku muryango, ntiyemera ko umuryango wagira ikibazo, ajya ambwira ngo umuryango bite, mu muryango bite. Ndashima Imana kandi kubw'abana ba mukuru wanjye na mushiki wanjye na muramukazi wanjye, kuko turi umwe. Twashoboye kuba duhuye turi kuvuga ngo muze dusubire muri bya bindi, ariko nta bihari. Ntabwo ari ku bwacu rero, ni ku bw'Imana tuyihaye icyubahiro. Ndashima Imana kubw'abana banjye, urabona Imana yampaye abana benshi bananirwa amashuri bakayata, wanagoragora bikanga, ariko ndashima Imana uyu nguyu afite diploma ari muri kaminuza na mugenzi we, kandi ndashima Imana ko yabampereye akazi n'abakozi ba leta. Uyu nguyu na mugenzi we babonye diploma ubu ngubu, ni Imana yabikoze. Uyu mwana na musaza we nabo barakora tronkomeye bajye mu wa 4, uyu ari mu wa 2 segonderi, ari mu wa 2, ni muto yaburi afite imyaka 11, ari mu wa 2 segonderi. Hanyuma uyu muhungu wanje murabona ko nawe atoroshe, uyu nawe ari kuyakuba we na mushiki we bari kumwe, kandi bazanye amanota meza. Ndashima Imana itanga ubwenge. Rero bana banjye, umugisha w'Imana nukomeza ubazeho, murwanye shitani urangaza abana bakajya mu bitagira umumaro, bakiceje habo hazaza. Ndashima sheri wanjye, urabona ko ari kugera hanosha kumbwira ngo iki urumva. Rero nta kindi dushima cyane uretse mama watubereye umubyeyi akatwitangira, tuzagera ikirenge mu cyaso dufite, nuko twabyewe n'umubyeyi ugira. Niwe wanshakiye ikaramu, niwe wanguriye ikayi, niwe wanguriye ikabutura. Wowe hari undi uzi umuntu wakuguriye inuza? N'uyu wabikoraga, niwe watwishuriraga 300, nawe yari akomeye kera. Mama warakoze, wikoreye agaseri uri kujya kugahenerezo ukazana n'igisheke hejuru, ariko nanjye nazaga kukwakira kuri kabumba wagiye kurangura impungure. Rero izo ndangagaciro wadutoje ni nazo turi gutoza abana bacu, kandi urabona ko batamwaye. Iyo wasenze rero irumva, ntabwo twabonye ushingirwa, ntitwari kubibona, ariko twaremye ko amavuko yawe ntitwanayabonye, ariko ubu twayeremye kandi byemeye. Muri Yesu bigira bite, biremera. Tukwifurije umunsi mukuru, nuko abana muye kaka impano, nuko turye n'ibiryo, ndashonje kuko niriwe ndariye. Haleluya, haleluya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to birthday, happy birthday to you. Dushimye Nyagasani igikomeje kurinda imiryango yacu. Rero uyu nguyu sinavuga ngo ni mukecuru cyangwa ni mabukwe, uyu nguyu ni umubyeyi wanjye. Uyu arankunda cyane kandi ndamukunda, ndagukunda Imana ibyumve yo mu ijuru ko ngukunda, ndagukunda pe. Nanjye nuko ndagukunda, wambyariye umugabo mwiza unkunda nukuri pe. Impamvu ngukunda reka nyivuge, reba iyi mbagira aha ngaha, ni ku bwawe. Imana ishimwe rero.
Imana ishimwe nihabwe icyubahiro kandi ikomeze igutiza uburame. Yacyabasengera. Ni ukuri. Uyu munsi rero wabaye impanga ya Bera. Wabaye impanga ya Bera. Ni ukuri turishimye cyane. Sani yakoze ibitangaza n'imirimo uyu munsi wa none. Nihabwe icyubahiro. Ubwo rero twateguye impano. Muramu wanjye yongeye amaboko mu muryango kandi n'ubundi ni amaboko y'umuryango. Niyo muvandimwe wanjye ngira. Niyo muvandimwe wanjye ngira, ntabwo twicarana nk'abantu nka muramu na muramu, ahubwo mbera murumuna wanjye nkaba mukuru we, tukajya inama akamfasha tugafashanya. Imana ishimwe. Rero munywanyi iriya shashe y'ihene izazana na ngenzi yayo, mukecuru agera azizireka mu ruhengeri. Yarengereranye na nyirabukwe, asanga nyirabukwe ari guhinga, afata imishingiriro aramukubita ati ngiye kukwihaniza utazongera kumenyera. Umushingiriro wa mbere umushiriraho, uwa kabiri umushiriraho. Umukecuru yumvisha ararembye ati mbabarira sinzongera kukurengerera, atuzongera kumenyera. Tuzongera kumenyera. Ndashima Imana ko shera nkundira mama. Nukuri nkundira mama ndagukunda. Imana iguhe umugisha. Rero ntabwo azagushishagura, ahubwo azagusajisha neza. Imana ishimwe. Noneho rero ndumva turi gusoza. Imana ibahe umugisha. Noneho rero itazankoze. Ndashimira Imana ko ba mama bandeze neza. Namugeri ndi kumva, namugeri ndi kumva, namugeri ndi kumva. Amina, haleluya. Nyemerera Mana ngendana nawe, mu butayu nta byiza bibayo. Aleluya, aleluya. Imana ihabwe icubahiro. Yesu ashimwe, ahabwe icubahiro pe. Ndabashimye kandi nshimiye Imana. Ndashimira Imana yaduhurije aha ngaha. Uyu muryango wose uri aha ngaha w'Imana wahurijwe mu rugo rwa data. Ariko aravuga ngo nyemerera Mana ngendane nawe. Mu butayu nta cyiza kirimo. Ubu butayu bw'isi turarira, turarwara, turapfusha, tubura inshuti, tubura abavandimwe, tubura ababyeyi n'imiryango. Ariko iyo Imana igendanye nawe muri ubu butayu, nubwo uri umupfakazi ikubera umutware kuko ni umugabo w'abapfakazi. Iyo uri imfubyi ikubera so kuko ni se w'imfubyi. Iyo utagira shinge na rugero niyibereye maso abatagira shinge na rugero. Imana rero ni umutunzi w'imbabazi, kugendana nawe muri ubu butayu ni byiza. Imana umugisha. Ubwo ndumva buri wese yagira ahandi Imana izongere tubonanishe igihe nk'iki, tuzongere dutarame. Sibyo shangazi? Tuzongere dutarame kandi ngende bizi neza 2024, 2025, 2026, muri 2036 ngiye he? Muzangana na mpyisi. Muzangana na mpyisi kandi na mpyisi nawe aracariho. Turakomeza tumusengere. Hari umubitsi w'inkuru mbejo bundi watubeshe ayifuriza muzehe ibi bivurema. Ariko Imana ishimwe ibyo byari ifuzo by'abandi Imana iracamuhagazeho. Rero muhumure Imana yacati u Rwanda rwacu rufite umutekano, rufite amahoro, ntacyo tuzaba dore n'ibishimbo biri kwera n'ibiki. Yesu ashimwe.
dukomeje gushima Imana kandi koko Imana niyo gushimwa, Imana niyo guhabwa icubahiro. Kuri uyu musozi niho twakuriye, kuri uyu musozi ni Imana yaturindiye. Nejejwe nuko tugarutse kuri uyu musozi turi mu mashimwe. Ndanezerewe kuri uyu munsi ku bwa mukecuru mama yongera haguruke. Kuko babibabwiye ninjye bucura bwe. Ndashimira Imana yaduhaye umubyeyi mwiza nk'uyu. Ndashimira mama wemeye kwihangana akatubana, nta kintu twamuburanye. Mama, Imana iguha umugisha, ndagushimiye cyane. Hanyuma ndashimira mukuru wanjye, ni imfura nkaba bucura. Murabona ko nanjye maze gukura, ariko ambera urugero rwiza. Mu by'ukuri kuva nitwa nge nta kibi ndamubonaho. Ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ndamushimira. Urabona ni mukuru, ni nge bucura. Nta muntu n'umwe urajya mu byacu ngo hari ibyo twapfuye ngo twashwanye. Mu by'ukuri yabaye umubyeyi, ambera umuvandimwe. Imana imuha umugisha. Hanyuma ndashimira Murisa, muramukazi wanjye. Yaje hano mu rugo rwacu ndi muto, ndi umwana muto, mfite imyaka itarengeje 13. Mu by'ukuri yatubereye umuvandimwe, yasanze turi bake, aza ari icuzuzo, aratwuzuza, tubana mu bihe bigoranye, azi nanjye nzi, ariko Imana ibana natwe. Ntabwo twari twicuza kuba yaraje mu muryango wacu. Mu by'ukuri imyaka maze muri uru rugo rwacu, afite abuzukuru, nawe nta muntu uraje mu byanjye nawe. Imana imuha umugisha. Kandi ubwo nimushimira, ndabashimiye n'abana be. Abana be yabyaye nta mwana n'umwe urampagurukira. Murabona ndi shangazi wabo kandi ndi muto, ndi bucura, ariko baranyubaha. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ndashimira rero Papa Doro n'umudamu we. Papa Doro turakurikirana, abatazi Doro ubwo ni SEMAJERI. Turakurikirana, turakundana. Mu by'ukuri yambereye umuvandimwe mwiza muri urugendo rujya mu ijuru. Yantoje inzira y'agakiza ndi mutoya, yantanze gukizwa. Hanyuma mbera urugero rwiza, agenda anganiriza, angira inama muri rivuga butumwa. Aho ngeze Imana yarampamagaye, ariko nawe yemera ko Imana imunyurizamo umuhamagaro, arandera. Aho ngeze muri uyu murimo ni ahantu hashimishije. Iyo ngiye mwivuga butumwa nta yindi rekomandasiyo, baravuga ngo mushiki wa SEMAJERI. Ndamushimira rero, iyo akora amanyanga muri uyu murimo nta jambo nari kugira, ariko yamparuriye inzira. Aho ngeze ni heza, ndagenda mu ndege nkagaruka, kandi rwose murabona ko ntaco tubaye. Imana imuha umugisha. Hanyuma ndashimira umudamu we, we yabaye muramukazi wanjye, ari inshuti yanjye. Twari inshuti magara, kuko agiye no kurangwa ninje mushuti we wamuherekeje. Urumva? Noneho rero ndibuka umunsi umwe, ngwino hano, namuherekeje agiye kurangwa mu rusengero. Noneho rero tuba tubuze imodoka. Ndamubwira nti rero ntabwo uraza kurara iwacu, ahubwo ndaguherekeza tuje gucumbika. Hanyuma tukaja turavuga ngo ariko Mana we ukagira Imana we waduha imodoka. Numvaga aho araye ariho narara.
ndamushimira rero yambereye inshuti ataraza mu rugo rwacu, ahagereye mu rugo rwacu biba akarusho. Abantu batubonye ku mafoto bavuga ko tusa, ariko rata tunarasa. Uzi ko dusa? Imana imuha umugisha. Hanyuma ndashimira abana be ndi nyirasenge, ariko bose ngo ni njyewe marene wabo. Urumva ko ari ibintu bitoroshe, bose ngo ni njyewe marene. Hanyuma ndashimira umugabo wanjye Imana yampaye. Sheri ngwino hano. Murabona ko ubu yarabyibusha ahubwo ari kunduta. Uyu mugabo tumaranye imyaka 17, mwabonye ko dufite abana bakuru. Ivuga butumwa ambera amaboko. Iyo nagiye asigara nsengera, akagumana n'abana, mbese akihanganira ubuzima bwo kuba mu rugo, ari umugabo. Kandi igihe cyose nagiye muri iri vugabutumwa, kanongere mbisubiremo, igihe cyose nagiye muri iri vugabutumwa ntabwo yigeze ambera inkomyi, ahubwo igihe cyose aba yapfukamye kugira ngo ngire urugendo rwiza. Aha ni mu muryango iwacu, ndagushimiye. Murabona uko naringana, nashatse ndi gatoya mfite ibiro 48, ubu mfite ibiro 102. Biragaragara ko mfite urugo rwiza. Imana iguha umugisha. Ubu ku cyumweru nabwo tuzaja mu muryango iwabo, kuko navuze ngo niba aje hano iwacu natwe tugomba kuja iwabo. Rero Imana imuha umugisha. Ndashimira uyu muvandimwe, uyu rwose murebye guce wagira ngo ndamuruta. Mu buryo bw'umwuka nyita mama, ariko nduta mu myaka. Yego. Aka gasura ni ukubera Yesu. Hanyuma mu mujyi wa Kigali niwe wanyakiriye. Hanyuma kandi ni umunyamasengesho wabigize umwuga. Abari mu misozi, iyo nuri indege, abari kunsengera ari kumbwira ngo humura Imana izabana nawe. Noneho ni nawe umushoferi waje antwaye, adutwara neza buri gihe. Iyo ndi mu modoka ni ubu ntwaye. Imana imuha umugisha. Ndashimira shangazi wacu. Uyu shangazi yahagaze neza mu mwanya we, akora ibyo tutatekerezaga. Ndagushimira mu ruhame rw'abagabo, mu mbaga nyamwinshi y'aba bantu, kwa tubereye umubyeyi. Buriya ku mafoto ndi gushingirwa ari kurira, bamufotoye ari kurira, ariko inama ze urabona ko zagize umumaro, ntagisa no kugira nyogosenge mwiza. Imana ibaha umugisha. Mwese ndabashimiye, mwese Imana ibaha umugisha. Papa wanjye barakurikirana. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abana banjye nabo begere hino, ndabashimira. Abana banjye begere hino. Bari kwisanzura. Uyu ni ubahagarariye, ni kiongozi. Uyu ni bucura. Uyu ni wa gatatu. Hanyuma mfite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Ndashimira Imana rero, aba bana nabo ndabashimiye, bemeye gukurikira Imana ya papa wabo na mama wabo. Imana ibaha umugisha. Mwese mwaje kutugaragira. Imana ibaha umugisha. Mfite umunezero kuba twasangiye n'abaturanyi, aba bana bose abaturanyi. Mfite ibyishimo. Imana ibaha umugisha. Kandi mwabana mwe muhumure, muzakura. Nanjye nari ngana namwe, nanjye nari meze nkamwe, ariko murabonaho Yesu atugejeje ko ari heza. Imana ibaha umugisha mwese. Amen. Yatugiriye neza. Twaturutse mu mihanda igise, mushiki wanjye na muramu wanjye baturutse Kigali n'abana, nanjye na madamu n'abana twaturutse Musanze. Urugendo ruto shitana rwihanzemo ntabwo wagera iyo ujya. Ubwo rero si ubuhanga bw'abashoferi, twaje dutwaye amamodoka, ariko ntabwo ari ubuhanga bwacu, ahubwo ni ukubera Imana. Rero reka dusenge Imana, dushime Imana, kandi dusengere namwe kugira ngo Imana izabane namwe, natwe ibane natwe, izatugire neza. Mana data wa twese, turagushimye
kubwo uburinzi bwawe bwabaye kuri twe, byinshi byifuje kuduhitana ntiwabyemerera, imbaraga za satani zahagurukiye kuturwanya urazinaniza, ni byinshi byari gutuma uyu munsi tutaba tukiriho, ariko kubw'imbaraga zawe turiho, izina ryawe rishimwe. Turagushimye kubw'uyu munsi twateguye ukabyemera, ukaba wawushikije, ukaba wawutangije neza, tukaba tuwushoje neza. Mwami nuhimbazwe. Rero komeza turindire umukecuru, urinde shangazi, urinde bashiki banjye, bishwa banjye, abana ba mukuru wanjye, abana banjye, madamu wanjye, mushiki wanjye na muramu wanjye na bishwa banjye, abavandimwe n'abaturanyi bose turabasengeye kugira ngo ukuboko kwawe kwiza Mana kugomeze kubana natwe. Uzongere tubonanisha ikindi gihe nk'iki, nanone turi mu mashimwe tuvuga kugera neza kwawe. Tugiye gutandukana, ujyane na buri umwe wese, dukandagize ikirenga ushinguye icyawe. Turindire umubiri n'ubugingo mu izina rya Yesu.